Ekipe ya Arsenal ikomeje gushakisha abandi bakinnyi buze kwongera muri ino ekipe yabo yatwaye igikombe cya shampiyona giheruka kugira ngo barebe yuko baza kuba bagira squad ihagije ndetse n'ubushobozi bwo kuza kuba bakidefanda, bityo amazina agiye atandukanye abandi bakinnyi impande n'impande barimo baragenda bavugwa, ariko by'umwihariko ndagira ngo tugaruke kuri ino nkuru ya The Telegraph ndetse na Game Sport igendanye cyangwa se irimo yerekeza uwitwa Victor Osimhen rutazamu umunyanishera muri ino ekipe ya Arsenal no kuza gutandukana n'uwitwa Gabriel Martinelli. Turebe byose ngo bigeze he, ese update yari kuri ibyo ngibyo ni yihe? Gusa mbere yuko twinjira muri ibyo byose kamanze nshimire cyane mwese mwamaze ukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub, n'abatarakanda ariko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Bike kujya muri comment section y'igitekerezo cyawe ubundi ukanda like kuri ino video, ibintu birushaho kugenda bigenda neza uko bwije nuko bukeye. Ku munsi w'ejo nibwo twari twagarutse ku nkuru yari irimo isohora uwitwa Gabriel Martinelli muri ekipe ya Arsenal mwerekeza muri ino ekipe ya Galatasaray, cyane ko yamaze no kubitanga bid ya miliyoni 45 kugira ngo irebe ko yaza kwayibikaho no mu musore w'umunyabrazil w'imyaka 25 wageze muri ino ekipe ya Arsenal mu mwaka wa 2019. Icyo gihe rero nibwo nari nababwiye yuko kugeza amagingo ngo yuko byari bihagaze icyo gihe ekipe ya Arsenal yari yamaze kuba yanga izo miliyoni ndetse batangaza ko ari amafaranga make, ariko nyine bakayibwira ati mwebwe muramutse mwongeye amafaranga twazagwa, kuko Gabriel Martinelli n'ubundi nawe ni umwe mu bakinnyi bashobora kuza gusohoka muri ino ekipe isaha n'isaha, cyane ko yamaze kwashyirwa ku rutonde rw'abakinnyi nyine babona yuko bakwiye kuza kuba batanga umwanya mu rwego rwo kugira ngo babalansinge ibitabo ndetse banoroshye swadi yabo. Icyo gihe rero nibwo ibiganiro byasaga nk'ibitangiye mu buryo bweruye, ariko nyine ekipe ya Galatasaray nayo yagombaga gutegereza icyo Arsenal buze kubikoraho. Mu biganiro abantu bahamya ko byaba byarakomeje kuba hagati ya ekipe ya Galatasaray ndetse na Arsenal, ariko bimwe byo kuvuga ngo ni bibera inyuma y'amarido nyine cyangwa se ngo ni formal conversation. Baraganiriye rero biza no kurangira tubonye uwitwa Andrea Berta yerekeza mu gihugu cya Turukiya kugumya kuganira n'ekipe ya Galatasaray, ndetse abantu benshi bemezaga yuko ikimujyanye nyamukuru cyangwa se igihe impamvu yonyine yari itumye ajyayo ari igendanye no kujya gukomveka no kumvisha ekipe ya Galatasaray ko ikwiye kuza kwigura uwitwa Martinelli ndetse no kuziramura akira ko yabona igiciro cyiza cyangwa se amafaranga ahagije kuri uno rutahizamu ukina mu mpande w'umunyabrazil. Gusa amakuru y'amagenda azamuka ngo arimo atangazwa na The Telegraph ndetse n'amakuru amaze kugenda agarukaho n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye nka Game Sport ndetse n'ibindi, bari kutubwira yuko izina ryitwa Victor Osimhen ryamaje kuba ryingira muri bino biganiro biri kuba ku mpande zombi, ndetse ko ari umwe mu bakinnyi barimo bagenda agarukwaho banavugwaho. Nujya kureba neza uyu bita Victor Osimhen mu myaka nk'ibiri itatu itambutse ni umwe muri ba rutahizamu beza bari kugeza amaginga. Abantu benshi baramwibuka ari muri no ekipe ya Napoli mbere yuko biza kwanga akajya gutizwa muri ekipe ya Galatasaray. Ni umwe mu bakinnyi mu by'ukuri bari bafite performance nziza ageze muri ekipe ya Galatasaray n'ubundi akomerezaho. Mu by'ukuri twavuga ko ni umwe mu bataka bahagaze neza kugeza amaginga kuri izi saa, ndetse n'umwe mu bataka bari gihuzwa n'ama ekipe menshi agiye atandukanye. Barabyibuka ko yagiye avugwa muri ekipe ya Chelsea, avugwa muri Manchester United, ndetse na mbere yuko Arsenal sinyishura rutahizamu Fitungo Victor Gyökeres yari yagiye igaruka cyane cyangwa se yari yagiye ivugwa ku witwa Victor Osimhen. Victor Osimhen ni umwe mu bakinnyi bamaze igihe kinini bitwara neza ku rwego international ndetse kuri ya stage ya nyuma, ndetse byagiye bituma nyine agenda agarukaho n'abakinnyi ndetse n'abatoza batandukanye ndetse n'abarajandere. Nk'urugero uwitwa Jose Mourinho umutoza w'ekipe ya Real Madrid kugeza amaginga yagize icyo amutangaza, aravuga ati ni umukinnyi udasanzwe. Mu magambo yiwe yagize ngo he is aggressive, direct, fearless and very good at attacking space. For my style of football, he is almost the perfect striker. Defenders struggle against a player like him. He gives you a goals but also personality and fighting spirit. That kind of striker can change match. You know bita the special one Jose Mourinho arimo agaruka ku witwa Victor Osimhen. Yaragize ati mu by'ukuri ari aggressive cyangwa se ni wa mukinnyi kugeraho akakumva isaha n'isaha nyine abarimo agushyira gito utagushyiraho pressure, ndetse ibintu akora byose abikora yihuta, yari direct. Ni umukinnyi utagira ubwoba ndetse ni umukinnyi mwiza muri za space zose zo kwataka cyangwa se muri ya myanya yagiye isigwa mu ma espace vide. Ni umukinnyi ubuteye ubwoba cyane. Ariko aravuga ngo ku mikino yanjye cyangwa se mu buryo bw'imikino ngiye nkunda mbona ko ari we mwataka mwiza ukwiriye, kuko aba defenseur bose nyine ntabwo bashobora kuba bamudefanda bahangayikishwa na ndetse abateye ubwoba ngo agutsindira ibitego, ariko nanone ubu umuntu cyangwa se umuntu ari we na spirit y'uburwanyi nuko udacika intege, kutuva ko ibintu byose byarangiye
uyu ni wa mwataka ushobora kuza kuba yaguhindurira game. Uwo ni uwitwa Victor Osimhen. Gusa nanone amakuru arimo agenda aturuka mu gihugu cya Turukiya ahanini yaje no kuba asamirwa hejuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo nka Telegraph n'ubundi, barimo baratubwira ko mu biganiro biri guhuza ekipi ya Arsenal ndetse na ekipi ya Galatasaray haba harimo n'ikintu cyo kuza gukora swap deal cyangwa se kuza kugurana abakinnyi ku mpande zombi mu rwego rwo kugira ngo ama ekipe yirinde kuza kuba ashora amafaranga, cyane ko ekipi ya Arsenal yo ngo ku gitekerezo cyayo nyamukuru batifuza kuza gutanga amafaranga menshi ku wundi mukinnyi ari we wese, ahubwo cyo bashaka ari kuza gutanga amafaranga yabagiye kugura umuwinga w'ibumoso. Babizi neza ko ari umwe mu myanya ekipe ya Arsenal maze igihe kinini ikurikirana, bakavuga bati rero ni tujya mu biganiro byo kugira ngo dutange amafaranga ku mafaranga, uwitwa Victor Osimhen biraza kurenya rero kuduca amafaranga agera muri miliyoni 60 muri miliyoni 80 hafi ijana. Birabizi ko nubwo ekipe ya Chelsea iheruka kubaza ariyo mafaranga bari baciwe, cyane ko kandi nabo no mu kinyine last season bari bamuguze miliyoni 75. Nta gitangaza kirimo rero kuba rutahizamu nkungu ushobora kugura akagukorera ibitego 20 muri match 19 za sezo, ko wamwifuzamo ayo mafaranga ntago biri ikintu gitangaje bigendanye na isoko ry'ingo aya ngayo. Bakavuga yuko rero ngo ekipe ya Arsenal na Galatasaray zaba zirimo ziraganira ku kijyanye no kuza kwa zagurana cyangwa se za swishinga abakinnyi. Ekipe ya Galatasaray kaza gutanga rutahizamu Victor Osimhen muri no ekipe, naho ekipe ya Arsenal ikaza kwemera gutanga Gabriel Martinelli ndetse ikaba yakongeraho n'uno musore bita Ethan Nwaneri muri no deal kugira ngo barebe ko baza kuba bahabwa rutahizamu w'umunyanigeria, umwe mu beza uhogoje amahanga nk'uko birimo bigenda bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye mu by'ukuri. So ni ugutegereza tukareba ngo biraza kuba bigenda bite. Ekipe ya Arsenal se koko biraza kwemera gukora swap deal, ese cyaba ari igitekerezo cyiza kuri ekipe ya Arsenal kuza kwemera gutanga abakinnyi babiri umukinnyi umwe? Galatasaray se yabyakira gute, yabyemera? Nibyo byose nibyo dutegereje kugira ngo turebe biraza kuba bitugeza ku iki. Cyo usabwa no gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, ugakanda like kuri ino video, ubundi tukajya tugumya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. No kambashimira cyane mwebwe mwese twabanye, mbabwire ngo caca dusubire mu kanya.